Nyirabazungu ngo ntazataba ubukwe bwa Karemera bitewe n'iki? Agnes we yabashije gusubira ku kazi ariko ngo afite impungenge n'urunana. Anye ni wowe dore umukobwa ukeye ko waretse gukabya Shaude ubuse kuko ndasa neza we umva niba ari ukumaze iminsi mu nzu urasa neza uraberewe kandi biranejeje cyane nukuranye. Wow, urakoze cyane Bude. Ubu ngiye ku kazi ariko nyine sinzi ukuntu ndi burebane n'abantu mu maso pe. Ufite isoni se? Baba bivugwa se Shaude. Ikibazo wagize ntawe kitageraho. Uzi ko byanyibukije ko igihe James ampemukira nanjye nagize ikibazo gikomeye. Ubwo se ukundema agatima Bude? Wigeze ujya mu bitaro se wowe? Naba narabigiyemo cyangwa ntarabigiyemo icyo nakubwira nuko byakubayeho ntawe bitabaho. Yewe ibyo uvuze no kuri Bude. Ubu ndasenga ngo Imana imfashe mbashe kwakira ibyambayeho sinzongere kugira ikibazo pe. Buhoro buhoro ni rwo rugendanye no gushaka ibindi bintu hugiramo ku buryo udatekereza kuri bari abantu. Yewe no kugerageza kurwana no kudasubira inyuma mu bitekerezo nubwo ari urugamba ntavuga ko rworoshye. Nizere ko ntabarogoye mwababyeyi mwe. Nta kibazo ariko Kareme nta kosa ukoze pe nanone se kutari kudutambuka utadusuhuje. Dore ko nanabafitiye n'amakuru meza niyo yayo. Yaduha gishyushye rero. Ubu ndategura kujya gusaba nkanakora rwose umugore wanjye Honorine tukanasezerana mu murenge. Ni byiza cyane rwose kandi ni igikorwa cy'ubutwaro ukoze Kareme uro gushyigikirwa rwose kuko hari abageze abakobwa mu rugo babizeza ko ubukwe buzaba nyuma bikarangirira aho rwose bakazarinda basazana. Ntawe utagushyigikira Kareme nkuko Agnes abivuze ni igikorwa cy'ubutwaro ukoze pe. Murakoze kunshyigikira kandi ntimuzanahabure. Turabikwijeje rwose ntituzahabura Kareme. Ko wagira ngo ibyo Agnes akubwiye ntubyizeye se uragira ngo nanjye nivugire ko ntazahabura. Reya ubu ntibitegura kujya mu biruhuko? Ibiruhuko byo ndabyitegura rwose. None ubwo uzatinyuka kuva i Nyarurembo ko kugendereya? Icyo ushaka kuvuga nacyumvise Sori. Icyo wumvise nyine nicyo rwose nashakaga kukubwira. Nubwo najya gusura ababyeyi banjye muri ibi biruhuko umenya ntamarayo na kabiri. Yewe nari ngize ngo rwose ugiye kuba umwana. Byarashe mbona Sori. Urumva natinyuka ngasiga Chris naramaze kubona ukuntu abakobwa binaha batamworoheye. Waba bamuteje rwose. Nakubwiye ngo nubwo najya iwacu sinamarayo kabiri yewe. Nibyo nyine ni mu biruhuko ababyeyi banjye barankeneye. Ariko nubundi ngereyo bagatangira kunyishyuza umuko. Nuko rero banze uhiga umukwe bagutumye. Namaze kubona ko ishyamba atari rye Rusori. Agnes uriya rwose sinzi icyo Chris yamubonyemo. Sinakubwiye ko atamusibaga iruhande ari mu bitaro. Ariko mbwiza ukuri umuntu ufite abaforomo n'abaforomokazi barenga 10 ayobora yarangiza akava kuri birakaza gusuzuma umurwayi akamwicara iruhande. Mbabarira Sori rekeraho Sori nawe mbabarira rwose wigira ibindi urenzaho rwose. Uzi ikibabaje se Sori nuko bimubaza akirakaza akigira intare akanambwira ngo izina Agnes ndiza nyine. Mbese nta nashaka ko namuvuga. None ubwo ntacyo wumvamo? Gusa nanjye nahisemo harabika mvuga ukuntu ari umurozikazi we n'umuryango we wose kandi nabonye Chris asa n'uwabyemeye. Reya ugomba gukora ibishoboka byose rwose ukigarurira umutima wa Chris ukamwigarurira wese ndashaka kukubona uri mu katitirere. Nkigufite hafi yanjye nizeye kuzamfasha kugera ku cyo nifuza Sori. Kandi icyo nifuza nta kindi ni umutima w'umusore nihebeye ari we Christian. Gusa kugeza ubu ndibaza icyo nakora ngo Chris abone ko mukunda nkingura umutima we nkuko mbishaka Sori. Niko se mukobwa ja uje mu murima ntasuka urumva nari kuyikuzanira utambwiye ko udafite ikiraka kwa Stefano? Ninde ukubwiye ko nje guhinga se Pascal? None suje kwirirwa witegereza uko mpinga mukobwa ja aho waje ukamfasha ngo uyu musiri warangwida turebe ko turangiza tujye gukorera amafaranga koko. Kandi ngomba kujya ku kigo nderabuzima nkajyana n'umugabo wanjye Pascal. Utiki mukobwa ja? Bambwiye ko ngomba kugaruka kwisuzumisha nk'umugore utwite kandi nkaza nzanye n'umugabo wanjye. Ubu rero ndeko uyu mushike natangiye nkome inyuma ngo ugiye kwisuzumisha ko kwa mugore we. None se ko ari abaganga babimbwiye Pascal bagira ngo mbigenze nte? Bambwiye ko ari byiza kujyana n'umugabo wanjye bakatugira inama turi kumwe tukamenya ko tugomba kwita ku buzima bwanjye nk'umugore utwite nubwo umwana uri mu nda. Ariko koko buryo rurimi ni inyama yigenga koko.
kukubwira ko ugomba kumperekeza ku kigo nderabuzima nibyo bitumye uvuga gutyo Pascal. umva mada mbisa nihingire. Kandi Pascal muri iyi minsi wigize nabi. Abaganga baragira bati umubyeyi utwite agomba kwihutira ku kigo nderabuzima agikeka ko yasamye, kandi akubahiriza inshuro 8 zo guhura na muganga kugira ngo abaganga bakurikirane hafi ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. None nagutangiriye se ese ubundi izo nshuro 8 uzaba wabonye akazi ku kigo nderabuzima ra? Bambwiye ko ari ngombwa kuzubahiriza kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'umwana bukurikiranirwe hafi. Bamuha ibinini birimo za vitamine n'imyunyu ngugu bimwongerera amaraso bikanatuma umwana akura neza mu nda. Ariko noneho hari wanavuye yubaye umujyanama w'ubuzima se gusa. Ngewe ariko buryo ubundi ibintu byose mbyica mbizi Pascal. Gufata mu mutwe ndi gasuku muzindi. Nuko gasuku we. Ntunyite gasuku Pascal. Si wowe urye isera? Si wowe? Ahubwo nibutse n'ikindi. Ngo ibyo binini baho umubyeyi bifasha umwana kwirema neza mu nda, agakura neza bikanamwongerera amahirwe yo kutavukana ubumuga. Cyakora rero unafata mu mutwe nk'agasuku koko. Uzi ko rwose ubisubiramo nkagira ngo wabaye muganga Devota cyangwa nose yati umujyanama w'ubuzima. None se Pasi uramekeza ku kigo nderabuzima batugira inama twe? Sinshobora gushorerana nawe mukobwa ja igirayo rwose. Urumva? Kuko hari ibintu ntarumva kugeza ubu ngubu. Ibiki se Pascal mugabo wanjye? Icyambere nk'ukuntu watinyutse guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro twari twaratangiye tubyumvikanyeho. Ikindi n'uburyo wasamye iyo nda kandi nzi neza ko ntaherukana nawe. Ariko nkubwo ibyo uvuga biba ari ibiki Pascal? None se hari undi mugabo ngira? None se kuzi igihe duherukanira iyo ndironka ngo menye ko wenda ari cyo gihe mukobwa ja. Kundebukanuye amaso se. Buri umuntu ufite izina rezwe kandi w'umuyobozi wubashwe nka Chris hari ikintu atatinyuka. Nk'iki se Sori? Nko gutera umukobwa indamasa akamwihakana. Nyine ntiyarikora yaba yikojeje isoni. Nuko rero ufate kalendari umubare ku wundi wandike neza umunsi ku wundi, umunsi uzaba wizeye neza ko muhuye inda nyine itahusha yahita jyamo maze umucakire. Nukuri nzatuza umunsi nzaba ntambuka abantu b'inyarurembo bakavuga ngo Madame Chris aratambutse. None se kandi rero uzamenya no kubigendera. Ahubwo ndumva wajya kwiga imodoka maze iriya modoka yo ukajya uyikatisha hariya ku isantere ya Nyarurembo, urumva wagera hariya kuri saro ya Nyensi maze ukabanza ugahagarara ukayikandagira amavitensi nyine ukayijwigiriza, urumva igasakuza, urumva maze ukavuza amahoni cyane nyine maze ugapepera Nyensi, warangiza we ugahita ukatuka mutera ivubu ukigendera. Ariko rero nawe Sori nubanza utari umuntu mwiza. Nyamara rero waba ukoze agashya. Mana we Reya ndebera ku isaha umbwire isaha igeze. Inka zanjye zirabwiriwe kubera kuzindukira mu magambo. Ego mana burya nta isaha igeze. Uzi ko saa 3 zibura meke we. Mbega umukobwa ngo arangomesha we. Ariko se cyo Reya mpereza iyo telefone yawe. Iki we? Mama shenge inchwi. Ubu sarabizi we. Azi ko iyo ufunguye telefone yawe hahita hazamo ifoto yanyu washinze akananwa ku rutogo rwe mama. Shase Chris ntabyo azisha Sori. Nibyo uriya musore nayobe uko ateye. Iyo ni selfie nafashe turi kumwe ntiyegeza nayimbaza, ntashobora no kureba muri telefone yanjye. Uramuzi uri? Buriya arakwizera bihagije. Ariko uzayatsa areba bibone we. Se ngombwa ko wabibona nk'abandi Sori. Ngomba kujya ngera hari abantu batandukanye nkayatsa mbishaka kugira ngo batubone bamenye ko Chris ari uwanjye. Hari umukobwa wakongera kugerageza kumwegera se yabonye iriya foto. Ashaka iki kwa Pascal? Mana ikinzanye hano nacyo ni ngombwa Pascal. Ngombwa se niko kuki umugore watagiye ku kigo nderabuzima ku gipimo? Kuki umugore watubahiriza gahunda yahawe n'abaganga yo kujya kwisuzumisha nk'umugore utwite Pascal? Ariko genda Pascal waragowe koko. Ibintu umugore wa Rufose ambaza arumva ibindi bako. Jewe ndatwite koko. Ntutwite ariko umugore wawe aratwite Pascal. Ko twite bivuze iki? None ubundi izo gahunda zatazimbwiye ntazibwirwa n'iki naryaba nkabirota. Ego mana. Igihe cyose rero ufite umugore utwite ni inshingano zawe nk'umugabo gukurikirana ko yubahiriza gahunda yawe na muganga. Urumva? Yo gusubira kwisuzumisha. Ikindi ukanamuherekeza kugira ngo babahere hamwe izo nama.
ngira uko ngenda mama we ngira uko ngenda ngewe rwose ndacuna. ariko ubundi ubu koko urumva ukwiye kujya mu kabari ukanywa kugeza usinze gutya koko Pasika. none mfite ibibazo nabyirengagiza ariko mujyana mukwiye kwisubiraho ni ukuri. ayo mafaranga make mwakoreye mugahahira abana ariko duhumbi tungahe tutarenze tubiri umuntu aba yakoreye mu karaka k'ubuyede nyuma ya saa sita avuye guhingira arangwida ubwo wagiye ukorera 2,000 uca mu kabari uranywa uramaririza habe kugura iyo fu y'ubugari indagara n'imboga wamutekera abana banyu bagaragaza inzara no mu maso koko. ariko Pasika urabona ari byo? ariko mubwiye aho nakuye amafaranga nanywereye kugira ngo utanza kuriza ukeka ko ari ay'ingoboka muhuriye mugore none n'ubundi ntunyuzwe koko. muhabwe ingoboka ngo ibafashe kunganira imirire y'abana bari munsi y'imyaka 2. urumva munite ku isuku yawe. nabizi ibyo rwose. ariko nayo mwakoreye mukwiye kuyakoresha neza mukizigamira kuko erega iyo ngoboka ntizahoraho. ibyo jya ubibwira mukobwa jana njye Pascal ntukabinzaneho. nawe birakureba rero nk'ayo wakoreye uzigamyemo make ejo cyangwa ejo bundi yagufasha. urumva yagufasha mu iterambere ry'umuryango wawe kuko ntuzahora ufashwa. ukwiye guharanira kwikura mu bukene. urumva ntawe ukigira. ariko niko Rosia nkubwira akantu. nkambwire. ndumva umutwe utangiye kundya. n'impamvu y'Imana. umutwe urakurya kuko nkubwiye ko ugomba guhindura imyumvire Pasika. kundya rwose. ukareka kumarira wakoreye mu kabari ugafatanya n'umugore wawe mugakoresha inkunga y'ingoboka muhabwa neza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwikure mu bukene mugere no ku iterambere nk'abandi. uturagenzwa n'ikirere no kukubwira aho imyiteguro y'ubukwe bwanjye igeze mama. burya umutwe umwe wifasha gusara koko mama. hari ibitekerezo abandi bampaye nsanga rwose bitari byigeze biza mu mutwe wanjye. nuko ye abagabo bagenzi banjye bamfashije kubara amafaranga ubukwe bwanjye bwo gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge bizatwara. na cya kibazo wari ufite rwose baragikemura. bagikemuye bate rero? bambariye amafaranga make rwose twakoresha kugira ngo nyuma y'ubukwe tuzakira abantu bacu ba hafi ndetse n'inshuti zacu bazaba batashoboye rwose kuduherekeza iwabo w'umugore wanjye. mbese ubukwe n'ibirori byiza bizereka iwabo w'umugore wawe hanyuma mwiza kwinegurira hano iwanjye. nyine kuko abantu bose tutazashobora kubajyana abazaba basigaye nitugaruka tuzabakirira hano iwawe. nta kibazo rwose. nyirabazungu ati ngari. utiki mama? ntingari yewe. bivuze ko ntacyo bikubwiye rero cyangwa utabyitayeho? icyo utumva ni ikisi. none se wowe ntacyo uzamfasha kugira ngo ubukwe bwanjye bugende neza koko mama? kareme mama, niba amatwi yawe yumva neza narakubwiye ngo kuva wafata icyemezo cyo kujya gukorera ibirori byawe byose iwabo w'umugore wawe ngewe nyirabazungu Clemensia unyibagirwe. uretse no kugira icyo ngufasha n'ubwo bukwe bwawe ntuzabubona. oya rwose mama, ubwo se mu by'ukuri wowe urumva bishoboka koko? urumva ubukwe bwanjye bwataha bute utarimo koko? urumva byashoboka? urumva nzajya gushaka uhagarara mu mwanya wa mama koko kandi ukiriho nyigufite koko mama? uyu mubyeyi se koko ibyo avuga arakomeje. Karemera arabyifata amate naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 2 gusa. mbere kuva muri studio nakubwira ko umuryango Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC M23 ushinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurasa indege ivugwa ko yari itwaye imfashanyo y'imiti ijya mu karere ka Minembwe, ariko igisirikare cya Congo kikavuga ko iyo ndege ngo yarashwe kubera ko itari ifite ibyangombwa biyemerera.
kugurukira mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho, ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Ni Prudence Nyuba wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango raraharyana.